nitwa Nshimyumuremyi Jean Damascene. Amazina y'ababyeyi banyise nayo, ariko ku izina ry'ubuvugabutumwa banzi ku izina Iyaha. Turagushimye Mana, turaguhimbaje, tugushimiye kuri umukiza ukaba n'umutabazi, tugire neza dufashe mu ijambo, tugendere twese, ugendere ubwoko bwawe mu izina ryawe Yesu Kristo wakoze, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndashaka tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kuri Imana itageza umuntu, ariko nta naho itamukura. Mu yandi magambo, hari aho yakugejeje ndetse hari naho yakuvanye, ariko niteguye nje kukubwira ngo Imana aho yakugejeje naho yagukuye nta kuri takuvana. Mbese mu yandi magambo, ishobora kugufata ikagushyira mu mukungugu, kuko ariko yaturemye, yarangiza ikakuzamura ikuvanye mu mukungugu ikakugira umuntu muzima. Mujya mubibona kenshi, abantu benshi twatangiye twese dutangira dufite ikintu cyo gukora, ariko nyuma tuza guhomba. Bamwe barahombye, abandi bareguka, abandi barakomeza bara mu bihombo. Ariko twese nje kukubwira ngo turiza imbere y'Imana, kuko nta kure Imana itageza umuntu, nta naho itamuvana. Ni Imana ikura umuntu mu bushorishori ikamushyira hasi, ni Imana ivana umuntu hasi ikamushyira hejuru. Imana ishimwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ndifashisha Bibiliya cyane, ariko nje kukubwira ngo mbere y'ibindi byose ubanze wange icyaha n'akaha, maze urebe Yesu kugira ngo aza kugira neza. Imana ishimwe. Ndaje dusomane ijambo ry'Imana gatoya. Ntabwo turi buze kureba neza icyatuma cyose icyakwinjirira umuntu kigatuma atamenya inzira arimo, kuko umuntu umwe yaravuze ngo utazi yajya ngo agira ngo hageze hose yagezeho. Birashoboka ko ushobora kuba wageze mu rusengero, ariko ukaba utazi ko wageze mu rusengero. Birashoboka kuba wageze imbere y'Imana, ariko ukaba utazi ko wageze imbere y'Imana. Ndetse birashoboka ko wageze mu masengesho, twaba turi mu mwanya wo kwihana, ariko ntumenye ko twawugezemo. Birashoboka ko twaba twageze muri wa mwanya mwiza wo kubyinira Imana, aho kugira ngo ubyinire Imana ukabyinira Imana, wabyinira Imana ukayibyinira umutima uri mu kabari. Ndakubwira uyu munsi wa none ngo vana umutima iyo uwushyize uwuzane ku Mana, kuko namaze kubona ko Yesu ari we mugabo, namaze kubona ko Yesu ari we ufite imbaraga. Nta kuri tavana umuntu, nta naho itamushyira. Imana ishimwe, amen. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi Mana ngiye kuvuga ni Imana itagiye hariya muri Kigali, ntabwo yahunze mu Rwanda, ntabwo yagiye mu mahanga ya Amerika na kure. Ni Imana irebera hafi na kure, ni umushumba uragira hafi na kure kandi ntazimize. Mu yandi magambo, Imana iri hano. Iyi waje gushaka, ndashaka kugira ngo ikwiyereke, ndashaka kugira ngo nawe uyu munsi uvuge ngo ikiganza cy'Uwiteka cyankozeho. Ufata ahantu wumva urwaye, ufata ahantu wumva kubabaza, ufate ku kibazo cyawe, kuko twaje kuganira n'Imana, kandi Imana iri hano. Iyaha ntabwo yagiye mu kabare, iri hano ngo ifashe abantu bakurikiye televiziyo, iri hano kugira ngo iruhure imitima ya twese, kandi iri hano kugira ngo uko yavuganye nawe ukavuga ngo nzabana nawe, ndirahiriye, nzakora. Ntabwo wayitegetse ngo ivuge. Iki kintu uri kucyumva? Ntabwo wigeze ubwira Imana ngo mbwira ko uzampa umugore, ntabwo wigeze ubwira Imana ngo mbwira ko uzampa imodoka, nta nubwo wayigiriye inama ngo mbwira ko uzanyubakira. Oya, yarirahirira avuga ngo ngewe mpagaze ku cyubahiro cyanjye. Yarangije ibwira Aburahamu ngo senda umwana na nyina kugira ngo icyubahiro cyanjye kidatuka. Haleluya. Icyubahiro cy'Imana igihagararaho. Uribaza impamvu yabwiye Aburahamu ngo senda umwana na nyina, yamara kugihagararaho ikagikomeza kandi ikagishyigikira. Niyo mpamvu nje kukubwira ngo mbese yewe musore, yewe mukobwa, yewe musaza, yewe mukecuru, imbere y'Imana umeze gute? Hari abagenda basutasuta, hari abagenda bacumbagira, ariko ngo abo ngabo bagenda bacumbagira nibo baduteje akaga. Ntabwo dushaka abaduteza akaga. Rero turashaka kuvuga Imana kugira ngo tubone impinduka, kuko abari mu kabare bari kubona impinduka, ntabwo abari imbere y'Imana bashobora kubura impinduka. Imana ishimwe. Hari ikintu cya mbere kijya kinezeza umutima wanjye, kikanezeza ubuzima bwanjye, ni ugukora icyo Imana ishaka n'icyo umutima wanjye ushaka. Ntabwo nkora icyo abantu bashaka, nkora icyo Imana ishaka. Mbese mu yandi magambo ndashaka kukubwira ngo icyo Imana yagutumye
icyo Imana yakubwiye aba ari cyo tubwira. Imana ishimwe. Wese ava endro, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none hari ubwo Imana yagera mu rugo rwawe ariko ukabona ko itahageze kandi yahageze, kuko Imana hari ubyikora bucece igaceceka, yamara guceceka tukazagera mu mutuzo twewe twisanzemo, mutuzo twashakiye mu masengero, mutuzo twagendeye ubutayu. Imana ishimwe. Umutuzo twashatse tukawubona ari ukugeze kuri twe, ariko nyamara ntiyigeze kubwira ngo nubwo ugiye kurwara kansa nzabana nawe, ntiyigeze kubwira ngo nubwo ugiye kurwara umutima nzabana nawe, ariko byakugereka avuga ngo mva mwana wa. Haleluya. Imana ishimwe. Wagera muri ibyo byose ikagucisha cyangwa se ikaguhisha hahandi muri cya gishura cyayo, kubera ko wavuganye n'Imana. Haleluya. Ukabona Imana ishimwe. Nje kukubwira ngo reba imigenzereze yawe niba inejeje Uwiteka, ubundi ubaze iki Imana ikeneye, ubaze icyo ushaka imbere y'Imana, byose birahari. Imana ishimwe. Turasoma Imigani umurongo waho 16 ku murongo waho wa 7. Ntabwo turi bubatindire cyane, maze nindangiza Imana ishimwe nkubwire icyo Imana ivugana nawe ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo umutima wawe utunganyiriza Imana, kuko tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Ndashaka kukubwira ngo icyatuma cyose utavuga Imana, utaboneka imbere y'Imana, shyira ku ruhande, kuko tugiye kuvuga Imana kandi twaje kugira ngo Yesu atugirire neza. Imana ishimwe. Haranditse ngo iyo imigenzereze ya muntu inezeza Uwiteka. Haleluya. Iyo imigenzereze ya muntu inezeza Uwiteka, atuma n'abanzi be buzura nawe. Mvugira ngo amen. Iyo imigenzereze yawe inejeje Uwiteka, ngo atuma n'abanzi bawe buzura nawe. Mbese kuri kuvuga ngo abarozi barakuzambije, imigenzereze yawe inejeje Uwiteka? Mbese kuri mutubwira ngo uburwayi bw'amaguru burakuzambije, imigenzereze yawe inejeje Uwiteka? Kuvuga ko umugongo ugufashe, kuvuga ko wabuze akazi, kontrola. Fata ku mutima wawe kontrole. Ndashaka ukontrole. Fata mu mubiri wawe kontrole, fata mu bwonko bwawe kontrole, urebe imigenzereze yawe niba inejeje Uwiteka, kugira ngo ntangire ngusengera Imana. Kontrola, ngusabye gukontrola ibirimo byose biri mu mutima wawe, ibirimo ndani, kuko haranditse mu Balewi 6:3 ngo kandi umutambyi yambara ikanzu y'igitare n'ikabutura y'igitare. Birashoboka kuri umuhanuzi ariko ukabuta kontrola. Haleluya. Birashoboka kuri umuririmbyi ariko ukabuda kontrola. Ndashaka kugira ngo kontrole ingeso yawe. Hari ingeso ishobora gutuma udakontorora kandi gatuma udashyikira iby'Imana yakugeneye bitewe nuko wabuze kontrole. Mbese ushobora kuba nk'ikimodoka kinini ariko wajya gukireba ugasanga nta kontrole, wajya gukireba ugasanga ntabwo kiregeye ku muvuduko. Ndashaka kukubwira ngo mbese wa musore we, wa mukobwa we, wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musaza we, imigenzereze yawe inejeje Imana? Nicyo ndimo kukureba. Kontrola kugira ngo dusenge niba imigenzereze yawe inejeje Imana. Imana ishimwe. Ngewe naje kukubwira ngo numara gukontorora ubaze Imana igituma udatabarwa, numara gukontorora ubaze Imana igituma utagera ku musozo wayo masezerano. Cyambere Imana yavuganye nawe irahira avuga ngo mwana wanjye wisava endrome abi asi contre lantok, iravugana nawe, ivugana nawe ngo ngiyewe nzagutambagiza. Wigeze ubwira Imana ngo izagutambagize? Siyo yakwibwire ngo uzahita, siyo yakwibwire ngo nzagutambagiza. Nese wigeze ubwira Imana? Ariko murashaka iki? Ndashaka ukontorora umutima wawe. Numara gukontorora umutima wawe tugiye gusenga Imana. Imigenzereze yawe niba yanejeje Uwiteka, Imana iguhuze n'ibyo ukeneye. Imana ishimwe. Haleluya. Ngiye gusengera ku ijambo rivuga ngo icyambere nuko ufite umwana, icyambere nuko umaze kugira agaciro. Murabizi? Haleluya. Ariko iyo umubyeyi atwite arategeka, iyo umubyeyi atwite arateta, iyo umubyeyi atwite mbese aricara byose bikaza. Ndashaka kwicara nanjye kugira ngo ntegeke, ndashaka kwicara kugira ngo nanjye byemere, kuko nje kukubwira ijambo rivuga ngo mbese ye ufite uwo mwana. Hari
icyo bita gufata uyu mwana ukamukomeza, kuko indi twite ni indi zinukwa, ni indi irarikira, ni indi igira icyo isohoza, ipfa kuba itwite. Ufite uwo mwana, ufite uwo mwana. Mbese ko ushobora kuba ufite uyu mwana ariko ugasanga inda yawe, ntabwo yazinutswe, ugasanga inda yawe ntabwo yararikiye. Imana ishimwe. Hari igihe udafite uyu mwana. Reka dusangire ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho udafite uwo mwana ariko ufite uwo mwana. Ngenda shaka mbere yuko ngiye gusenga, ariko mbere yuko nsenga banza wikontrole, witunganye, uvuge ngo mbese ni mu by'ukuri koko mfite uyu mwana. Ariko we abakurikiye ijambo ry'Imana, mubanze murebe, mukontrole, mumbwire niba mufite uyu mwana. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo wa 12 handitse ngo ufite uwo mwana, ufite uwo mwana, ufite uwo mwana, ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Naho udafite uwo mwana w'Imana muri we nta bugingo afite. Mvugira ngo amen. Iyo umubyeyi atwite, umubyeyi utwite rero buriya ntabwo mubizi, arabanza, ariko uzarebe yagiye kwicara hari ukuntu yigira gutya, akabanza hakamanuka gake, ndananiwe kubera ko ari guteta. Uyu mwana rero, uyu mwana ni inda ya Yesu nyine, ni ugutwita Yesu. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, naho udafite uwo mwana w'Imana muri we nta bugingo afite. Tugiye gusenga Imana. Fata kuri uwo mwana dusenga Imana. Iyi nda ntabwo sava endrome, iyi nda ntabwo ishobora kugira ibisengo ntivuke, iyi nda ntabwo ishobora gutegurwa. Ndashaka kukubwira ngo niba ufite uwo mwana w'Imana, ufite uwo inda y'umukristo izinuka ubusambanyi, inda y'umukristo izinukwa uburozi, inda y'umukristo. Nta mukristo muzima uzatanga inzara, barakubeshye, ntuzambeshye. Nta mukristo ufite uyu mwana ushobora kureba mugenzi we ngo amukandagire, narangiza avuge ngo kiramponyoye, avuge ngo kiragapfa. Oya, ntabwo ufite uwo mwana. Ahubwo iyo ufite uwo mwana, ufite iyi nda, wamaze neza kumva ko utwite iyi nda y'amasezerano n'icyo Imana yavuganye nawe, urabanza ukavuga ngo aleluya. Urabanza ukavuga ngo nubwo nkandagiye ariko aramaze. Yesu ari kundeba, aje kuhahoza, we agahuha. Ni ukuri Yesu ajya ahuha, kandi yahushe biraryoha. Iyo Yesu yomoye, ndagira ngo nkubwize ukuri, iyo Yesu yomoye, ufite uyu mwana, ufite uyu mwana, Yesu akakoma. Yesu aje komara inguma wagize kubera ko watwise uyu mwana, kandi umaze gutwita uyu mwana hari byinshi wararikiye, hari n'ibyo wazinutswe. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo niba warazinutswe iki cyaha, tugiye gusenga Imana. Kubera ko ijambo ryambwiye ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, naho udafite uwo mwana w'Imana muri we nta bugingo afite. Mbifurije gutunga uyu mwana. Tugiye gusenga Imana. Mbifurije kugira ngo iyi nda yanyu y'abarokore, imodoka Imana yakubwiye wisava endrome abi asi contre, imodoka Imana yakubwiye Imana yizane. Mbese akazi k'umugisha Imana yavuganye nawe, mwiherereye wihengetse mwibuye, Imana yizane kubera ko ufite uyu mwana. Inzu yaguhaye wiherereye wihengetse, iyo hadahari, Intumwa Agakiza TV idahari ikaguha inzu, Imana yizane. Vuga ngo Imana irazifite. Haleluya. Vuga ngo Imana ifite imodoka nyinshi, vuga ngo Imana ifite televiziyo nyinshi, kuko yazanye Intumwa Agakiza TV kugira ngo ikutumenyeshe amakuru y'uyu mwana. Ngiye gusenga Imana, nindangiza nkubwire ngo ufate ku kibazo cyawe, uvuge ngo ubwo mfite uyu mwana, Yesu ari muri nge. Ufate ku burwayi bwawe, uvuge ngo ubwo mfite uyu mwana, Yesu ari muri nge. Imana ishimwe. Twari turi gusenga mu ijambo rivuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, nawe udafite uwo mwana w'Imana muri we nta bugingo afite. Imana ishimwe. Aho wicaye mu cyumba, aho uri wiherereye mu nzira, ushobora kuba uri kutwumvira mu modoka, birashoboka ko ushobora kuba uri kutwumvira mu nzu iwawe, birashoboka ko waba uri kutwumvira no mu kabari. Imana igigeramo. Aho watwumvira hose, fata mu mutwe wawe tugusengere. Niba uri no mu nzira ukaba ufunguye kuri telefone yawe ukumva Intumwa Agakiza TV, fata tugusengere. Uvuge ngo mfite uyu mwana,
kandi mfite byose, Imana ishimwe. Nari mbazaniye ijambo rivuga ngo ufite uwo mwana w'Imana niwe ufite ubugingo, naho udafite uwo mwana w'Imana muri we nta bugingo afite. Fata aho urwaye tugusengere, fata ku kibazo cyawe tugusengere, izera Imana tugusengere. Mana turagushimye, witwa Imana ishobora byose. Ndabizi neza ikinyabiziga cyawe ntikigira itara nk'iryaoni, icyo bita indakumirwa cyangwa se kizimyamwoto, kubera ko wowe ugera hose. Iyo ugeze mu bitaro avuga ngo ndi Imana nshyizeho. Iyo ugeze mu bikomeye byacitse mu makredi ya banki avuga ngo ndi Imana ndarirangije. Gendera ubwoko bwawe, abafite uyu mwana n'abagenjereje imigenzereze yawe neza, kuko banejeje umutima wawe nawe ukabahuza n'abanzi babo. Tugiye neza utwambike imbaraga, bafashe ubarinde, ubakomereze amaboko mu izina ryawe rifite imbaraga. Amen.